namukoza amasuku hakiri kare. Wayakoze. Utabona. Ewe naryamire nibagirwa ko ndajya mu kazi. Ari ibintu byo kuvuga ngo waryamire. Nanjye singereka. Barabizi na. Hanyuma se baza kubaza mata. Yesu. Umwumbatero warayemo hano uri he ngo ngurye nigire mu kazi. Ariko nabwo buke. Umwumbatero ukagwa hano. Unyumvira. Unyumvira. Mbere y'abazi imyumbati ndakubaza ukagwa harya. Aho kwambara twahashe. Wahashe iki? Ntabwo twahashe umwumbati. Ibiro bingahe? Ntabwo twahashe ibiro bibiri se ibiro birakaye. None ibiro bibiri kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru kuko byaba bigihari. Ubwo rero umaze kugera mu rugo umaze gutereka ibuno umeze gukiye gusa. Arambwiye ngasubira iwacu. Usubira se wumva ari ikibazo usubira nta numva. Okay, umva ibyo ngasubire se umwana. Shaka ukuntu tekanye man. Meza amafaranga yo guhaha. Gira kubavu. Funka. Ariko mada ubu uri kumva ibi bintu tuzabishobora ko. How many times did they tell you before you know that Nigeria is None yashize ibyo byumva. Sawa nyine. Ibyo ntabwo ngiye bindeba. Ndabona n'agasuzuguro ugira. Nyine nawe Yesu. Ugende cyangwa ubyore. Washaka ko ngo mahira ibiro by'imyumbati kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Abagore mana yanjye. Aba bagabo b'iki gihe namwe turabazi. Yesu. Ewe fundi ubwo nyine. Jya guhaha. None se mada ubu ko kurabona turabaho. Turabaho gute? Nakubwiye ngo haha dore umwana arashona. Dore ari kurira ibiraro n'ukuri kw'Imana. Ubu uri kubona ararya iki? Uri kubona ararya iki? Ntabwo uri kubibona. Rebera. Uri umugabo mu rugo. Ariko rero njye nahise ko nahashe none nahise ko ubu ngubu biki hati. Wajya ibiro bibiri kuva kuwa mbere. Kugera ku cyumweru. Ariko rero nawe urabona ahantu ubuzima bugeze. Ariko nyine nanjye ngomba kujya mu kazi. Suri kubona nakwirwa hano byo byaza kugushimisha twirwa dutongana gutya. None nyine nagira ngo urebe ukuntu bigenza nyine. Naraye nkwe inzoga neza ndikumva mu nda uri kwaka umuriro pe. ukanywa inzoga ukibagirwa guhaha. Reka nawe n'inshuti zanjye zirangurira. Izo nshuti zawe rero ugenda uyu munsi abazo ziguhahira. Genda izo zikugaburira. Shaka ukuntu nyine ugira ujye mu kazi ndagusigira yo guhaha nta kibazo. Ndagira ikise kitari mu nzu. Imva uko ubizi si yawe. Genda urebe. Rero ko ari ikintu ugira. Naribagirwa. Yesu. Baje kwishyuza. Baje kwishyuza umutideni ry'amezi 4. Baje kwishyuza mu gitondo ndabeshya ngo ari kanzu cyane. Nabibuza. Nyine byo hano sinayatejemo. Adatezamo wajya umwishyura uruko yamwigoza gusa kwene. Ndumva ibyanya ari birebire rero. Ibyaca ari birebire iki? Ubwo se uguragiye. Oya ntabwo ngiye. Kaza gusigira amafaranga ariko ujye uhahe ibintu byinshi rwose. Dore ndashoje. Sigira amafaranga nyine maze. Kaza gusigire. Sejya rero amafaranga nurayabona. Uhahe kandi ngiye nsange bya. Aya mafaranga umaye nanga. Apostle, we have this. Maraje ko aya mafaranga umaye nanga. Ntabwo sinigeze uhahe. Amafaranga igiceri cya 50. Hanyuma ikiro cy'ayo ngahe? Kigura 400. Yesu. Mbakigura 400 se nguhaye ngahe? Umaye igiceri cya 50. Hanyuma cyane uwo mucuruzi urukumva aguhe ibirayi bihwanye nawo mafaranga nimba araguha 2 cyambere cyo nuko urateka nyine uka. Yeko nani se wabugabo. Tuza madama. Mara. Abagore b'iki gihe rero ntabwo musigaye mwumva icyo kibazo. Umva nge rero nikawubwire ndaji wacu. Ibirayi 2 mana yanjye. Ndetse ntabwo wabishyushya amazi tukaya. Ubu ibirayi 2 koko. Apostle, we have this. Gaho nyumvira kweli. Ahabwo gira ngo banjye ngiye mu kazi. Oya kumvikana. Dore nakerewe mu. Oyima amafaranga ndebe igiceri cyasenga. Ayandi mafaranga afite ngaho tsaka. Ayandi mafaranga afite rwose. Abaza mubwira urukumva. Igendo baguha ibyo birayi 2. Urukunyumva neza. Jewe ukazamuka ukozamo n'ikirayi na kimwe nka kibura. Ujye ufata ibyo birayi ubishyushye ufata amazi ubundi unujya kubiteka.
amazi usukemo singaye amazi sindi kubona amazi sindi kubona mana yanjye ngaho nyumve ubwo turya amazi noneho ibyo birayi ujye ushyushyamo munywa ku gasosi ndagiye mu kazi ubu se ibirayi ngiye kureba ndareba ukuntu amafaranga yawe ubonye ibyondo we dufite uko turabivugana urabona mwishyura uko tugira igice cya senka kugira ngo ngugirene twuzuzamo amazi tunywe amazi mu birayi bibiri ngaho genda uhahe ndaza kukubwira ukuntu tubigenza ngiye mu kazi erega nakerewe madara ntabwo ndi hano hafi naje nawe ndaguha miliyoni ebyiri gusa nta miliyoni ebyiri n'igice nazo ndaguha miliyoni ebyiri kanze nyaguhe nabi sawa umuntu mwavuganaga n'ubwo mwavuganaga ibya miliyoni nanone se wabonye iyindi boro ushaka kwishyura oya mana ahubwo ni umurezi nyine turi kugura ikibanza nyine ndahabona umutipe wahari i Kigali ashaka hari ikibanza zikumvikanye miliyoni ebyiri none ari kuvuga ngo nimuhe miliyoni ebyiri n'igice ntabwo rero ukumva ntabwo nagura miliyoni cyakora icyo miliyoni ebyiri kuva zemeye ndazimuha pe naho ubundi mada ndaje mubikurikirane nsange mwarangije ndashoje rwose mada ugira mugira vuba rwose uragiye ku gice cya senka ndagiye mani ngiye mu kazi abagabo b'iki gihe baba bari kugenda nawe igice cya senka ntibansigiye kugenda hasi kimeze n'ubundi nagishatse bireba kuko ibirayi bibiri mana yanjye ubu koko wazongera mbwira bizamara icyumweru akundi ati numva badafite gahunda ngo ubwo nyine ni umugabo wari ugiye kwiba isambu umugore nyine washakaga kugira niyo mpamvu wumva ashaka guca intege nyine ariko nta kibazo kuva miliyoni ebyiri zemeye nta kibazo ntacyo bitwaye ibyo tunabivemo none se andi makuru ko utabonekaga inawe wakoreraga hera narimerutse i Dubai naragiye kurangura uzi ko afite iduka ry'amatelefone hahandi ku Muhima mbona hamwe ari maze iminsi rero nagiye kurangurayo rero naje uyu munsi nibwo naje ariko vuba ndasubirayo nasubira nuko naje kugura akabanza nyuma yo kugura ndahita nongera nisubira nsige bari kukubaka ndabona ntacyo utwaye mwana muri ino minsi ndabona ibintu ko akazi ahantu narindi abakire banje salama bimaze bite ko muhagaze hano se byagenda bite hano mu muhanda mwa tugiye mu isoko tugiye guhaha ku munsi y'isoko se none muri kujya mu isoko shandi kubona mwarabaye n'abakire ndagasha none se mugiye guhaha ibiki se mwa nerekeje ngiye kwirebera ngiye kwibagira cyoko ngiye kuzana utunyama yasha muzigaye murya n'inyama mwa mwaranakize ndagasha ngiye hariya mu isoko ngiye mu isoko mu rugo nabonye umuceri washije njya kugira ngo ure nk'udufuka nka tubiri tw'umuceri n'utundi twa kawunga niba ngombwa ndagura inyama ariko inyama ntabwo ari ngombwa ndagura nk'amafi nk'atatu urabona ari no gukererwa umumotari narimpamagaye ari kunyereza abamotari w'iki gihe ntabwo wowe se mwe wowe jewe namusigiye 50 ibihumbi 50 senkani muri iyi minsi ko nta gihaha amafaranga manije uburyo yamusigiye 50 iyo kawunga izo z'imiceri ngiye muri kujya kwaje biba biri mu rugo biba bihari mwana nangiza bamusigiye amafaranga 50 oya nje biba bihari mwana uretse gatoya ugatinyuka ugasiga ibihumbi 50 byo guhaha utarabishyira amezi ane y'ikodi ndimo nabyibagiwe amafaranga twazafite bande jewe mu rugo nahasize ntacyo amafaranga nyine nuko nzi ko turi buhure ariko nyine amafaranga arahari we nukagira ikibazo se nkamwe kandi oya ntabwo utayasigiye umugore mu gitondo ko twageze akavuga ko amafaranga nayasize nyine n'umugore nuko mwabageze nyine nadahari ariko nyine mwebwe nimugira ikibazo ndayafite amafaranga ntacyo bitwaye ngiye mu ikaritsiye niba uri kumva ufite ikibazo ngiye ma nimero zawe ndayakoherereza nta kibazo nimero zanjye zo urazifite ikibazo ndaza kuyijyana ngiye mu gitondo ko ntabwo ushaka ko
ko uza kumbwira ngo amafaranga yayobye nta kibazo rwose ngiye mu gitondo urahansanga oya ngiye kuzana iyo miti amafaranga nza kuyabona y'amezi ane twaza kubipfa mubwire nta kibazo namwe mukomeza nyine ariko nubwo mushuhuje ninsanga n'amafaranga handi ndagusohora mu nzu Apostle, we have this. nubona nta mafaranga hari urundi byawe neza oya mu gitondo mwebwe mungereho Official. Apostle, we have this. ariko wa mugore w'igihe wamamagara ukumbaza ikira Jesus! abagore b'iki gihe This man. abagabo ngo bazarwubaka ndagusaba ananira hakiri kare ntabwo nakagombye kuba ndi kurya ibiryo bimeze Apostle, we have this. ndimo ndanywa igikoma nadafite umugore wiwe ahangaha usagira bari mu bikindi amaze ajya mu bintu cyangwira akagikoko agisiga ngana adasanga nakose yewe ahangaha kanyijana Kuba amagoro w'igihe ohere umamagara unyasamisha ubyaje undebera ibyo mbana nabyo igikoma cy'umwana wakinyweye ko ubusaranywe kakera nabura kumese umuteko ukanga Funke! gateke wahashe reba Funke! ubuze umwana n'abawuguye ujya magabanye ubwo mwamufite ntabwo nahereye mu gitondo nkubwira guteka ukanga ndetse nawe guteka wahashe nyamara nabura kuri iwanyu maze mubwire utanyitondera Jehova ureka ubuze umwana nawe iki koko ngaho ndeba nawe Muneza amareye mu nzu amezi ane atari yanyishyura ibyo birakabije yewe papa kazungu aba bagabo b'inaha mama urambaza iki rebera abo bantu bari gukomanuka ndarambiwe agafunga urugi yezu we ubwanjye birarangiye ubasasame abantu mwiriwe iyo neza aho matara Apostle, we have this. umuntu w'umugabo akomba isafuriya oya ntabwo ari ugukomba isafuriya nyine gusa kazungu aranywa igikoma ntibuze ukinywereye Jesus! umuntu w'umugabo Funke! ujya nimumbarize ngiye yarananiwe mbere yo gukomba isafuriya uba wahashye nahashye uba wahashye iki uheruka guhaharya ariko hajya kwavuze ngo ufite amafaranga mana yanjye niko ubuse umugabo wanira igikoma n'abana mugabo mumbarize ngiye narayobewe ntabwo bishobotse guhaguruka hari ikintu nzabagenda akakibuza ejo ko twahuye amafaranga ari mu rugo n'amafaranga twigendera iby'urugongo byanyu nawe na madamu wawe ni ibyanyu ibyo mafaranga twigendera zana ayo mafaranga se gira turi gukererwa ibyo ngibyo murasigara mubyiga zana ayo mafaranga mu 2020 za mezi ane
Zana amafaranga twigende ntabwo ushaka umwanya hano. Wagira ngo kuzabona amafaranga angahe? Jesu! Yakura. Funka! Yiza ukuranura yakura. Aya mafaranga twigende. Apostle, we have this. Nari giceri cy'icumi mfite mu Aya mafaranga ashaka barata abasaba kumvikana. Hano nari mfite 800. Ibumbi 800? Oya. Kikaba ni kizima. 800 biceri ku nzu. Uretse ko nayandi kugenze nyine mubona ko nyine kuri iyi minsi Ijana, 300, 400, 500, 600. wese nimba ariyo mfite muragira ngo tugeze ibintu n'ibi urazana amafaranga 2020 nawe na usimbutsemo turimo kwenda kurangira nzagaruka vuba zana amafaranga 2020 Jesu! usohoke ugende nta kintu na kimwe usohoye mu iyi nzu ugende gutyo meze Funka! bitemo kimwe ibikoresho byanjye murabisigarana amafaranga turimo Ibikoresho ubanza umbwire wazanye iki? Abo subhana hari ikintu kigirira ku 2020 nta safuriya, Jesu! nta gikombe, Jesu! nta jiko, nta umugabo mu nzu. Jesu! Yari isafuriya wavuga uri gukomba akira nkaho ijyana. Funka! ibintu n'ibizana amafaranga cyangwa usohoke kababwire rero mwabagabo nta mafaranga mfite pe nayo ngaho gusa mfasha aho ngaho none se mugiye mfasha aho ngaho amezane hano mu nzu hari ibikoresho by'abana ni mu nzu Rwose namubwiye ko biragenda. Funka! Nani sabu mugira senda gutwe. Yahe. Mbona ni kiraro cy'cyuma. ihangayika rwose ikintu hamwe ahubwo se ko ari ikindi umugabo wakumvaga amasafuriya ukumva ko nta kintu yakumariraga ahubwo Continue. icyari umusore ukuntu twabigenza ubundi yari umugabo w'amabwa ntacyo yakumarira gusibye kugutesha umutwe gusa wabyemera undi ntacyo yari amariye yari imbwa indeba mu mube mu igikoma. Ubuse hari ikindi ahari. Ayédoríkodò kò yé ni mọ́. Ibo là ń lọ ènìyàn.